neza. Uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora gukora amafoto ukoresheje AI kandi ugakora amafoto meza cyane. Abantu benshi mukunda kwibaza ati AI ishobora kuba yakora amafoto meza n'uburyo wayikoresha. Uyu munsi ngiye kubibereka kandi duciye ahantu buri wese ashobora kuba afite. Turaca muri WhatsApp dukoreshe AI yo muri WhatsApp. Tudatinze rero turaza hano twandikemo WhatsApp nk'ibisanzwe. WhatsApp iyi ngiyi bayiduhaye, dore ni iyi ngiyi tugiye kujyaho. Iyi turangiza tujyeyo, dore akafoto baduha udufoto twiza nk'utu, dore ko nari napostinze nk'aka. Turahita tuza rero hano tujye kuri Meta AI, hano bandikira, dore AI iyi ngiyi iba muri WhatsApp. Rega ntago aka kantu k'ubururu k'ahangaha kugira ngo mwakabonye kano. Cyangwa se nukabura ntukabone hano, uze hano hejuru muri search, hano muri search ya WhatsApp ahangaha ukandeho. Noneho aho kugira ngo ugire ikintu wandikamo searching, wowe uhita ukanda nk'uwohereje ariko wohereza ubusa. Urahita ukanda hano wohereze nyine, ntiwirirwe ugira ikintu wandikamo, nta kibazo. Nukandaho urahita winjira muri Meta AI. Wabibonye ko bayiduhaye. AI ifite WhatsApp ifite AI yayo, dore byiza cyane. Boom. Noneho ikindi tuhita dukora tuje hano muri AI ya WhatsApp, ikintu dukora nuko, dore murabona ko reba nk'amafoto iba yaramaye. Iyi niyo yayikoze. Icyo ukora uratandikamo prompt, ubwo wenda turandikamo prompt. Ikintu mwebwe abenshi bibeshya, bandika bayibaza nabi ikabasubiza nabi. Ntiyibwiye ibintu bibi nayo iguha ibintu bitari byo. Kadushyiremo wenda ino prompt tuyibwire idukorere create a clean, modern and professional tech portrait. Turebe ifoto iduha. Twohereze prompt yacu. Ushaka prompt nta kibazo, ushobora kuyibashyirira muri comment. Uyishaka wagenda ukayikopiya ukayijyana ikayigukorera. Sorry, ntabwo nari nafunga internet. Tugende tayari, ubu yatangiye. Turebe ifoto igiye kudukorera nziza cyane. Reka dukore wenda amafoto nk'atatu, murebe ukuntu iyi AI irenze ya WhatsApp. Nta nibwo itinda, amasegonda ngaho irarangiza. Reka turebe ifoto yacu iduhaye. Boom. Mwayibonye? Sibo James Tech and AI Technology. Reba ifoto nziza iduhaye cyane. Mwayibonye? AI rero irarenze. Urabona ko idukoreye ibintu biri professional. Cyangwa se wenda reka nyihe indi prompt turebe. Reka nyihe wenda nk'iyi ngiyi. Tuyibwira ati create high quality realistic. Turebe iyi ngiyi. Ntabwo itinda, icyiza cyayo noneho irihuta. Wenda nka ChatGPT ushobora kuya prompt igatinda. Reba indi boom. Turebe reba ifoto ibiduhaye. Rero abantu benshi mwibaza ngo AI yakora amafoto meza, iyi ngiyi rwose irahagije, yabigukorera neza cyane. Reka dukore indi foto wenda ya gatatu. Nababwiye reka mbakorere amafoto atatu. Ya gatatu se bundi buriya eshatu sizuzuye. Hari iyi hakaba nk'iyi ngiyi. Urabibona ko rero WhatsApp yonyine ishobora kuba ifite AI kandi ikora amafoto meza cyane. Wajyayo ukabikora, cyangwa se nabonye no muri Facebook yaraje. Meta AI rwose iri ahantu hose. Murakoze rero, video uramutse uyikunze cyangwa se ukunda kwiga AI mu buryo bworoshye, icyo usabwa nta kindi, komeza ukurikirane Sibo James Tech and AI. Watwandikira muri comment ukaduha inyunganizi cyangwa ukatubwira video tuzakora ubutaha, cyangwa se nanone ukakanda na like. Murakoze, video nakagaruka. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.